mukomere bantu banjye. Ku bantu bakoze application ya green card mu mwaka washize mu kwezi kwa cumi, ndabizi uyu munsi bicaye bafite amashyushyu barategereje, bashaka kureba nimba babaye selected. Hano rero nje kubasobanurira ibintu by'ibanze uri bwiteho uyu munsi, uburyo uri burebere zirita, ibyo wowe witegura iyo umaze gutsinda byinshi bitandukanye, ariko nkabakangurira ku muntu mushya ugeze ku muyoboro wacu wa YouTube gukanda subscribe n'inzogera y'imenyekanisha, kuko nyuma y'uko ari zirita zigiye hanze tuza kubafasha kubereka procedure step by step uburyo umuntu acekinga rezilita ku bantu wenda baraba bananiwe nibura kuzibona. Ikindi turabasobanuriramo impamvu abantu bapurayinga green card, impamvu ya green card ubundi. Ese green card ni realite? Ese green card ni icyo umuntu yunguka yabonye green card? Ese ibyo bambeshye nibyo? Byinshi bitandukanye murabibona muri ino video guhera ku itangiriro kugera ku iherezo. We ntucikwe kuko nibyo tugiye kubanyuriramo uyu munota. Ikintu cya mbere ngiye kubabwira, ngiye kwibanda ku bantu baba bafite ubwoba bwo bibagiwe ama confirmation number cyangwa nimero zabo zibafasha kureba rezilita. Uyu munota rero ngiye guhera nko ku muntu uba warapurayinze 2024, niwe ndi buhereho, kuko nubwo uyu munsi utarasohoka ariko niba ufite amashyushyu cyane kurusha umuntu wakoze application 2023. Mbibutse ko iyi application iba yitwa green card 2025, green card 2026, green card twapurayinze 2023 yitwaga green card 2025, ni DV Lottery 2025. Green card rero iyi muri kubonamo hano, iyi ni DV Lottery 2024 bayikoze 2022. Aba ni abakoze 2022. Application yabo izata agaciro mu kwa 9 2024. Ubwo harabura amezi make cyane utaragenda bikaba birangitaye agaciro. Aba rero bategereje rezilita bapurayinze mu kwezi kwa 10 2023 ni DV Lottery 2025 izata agaciro mu 2025 mu kwezi kwa 9 Rotarant. Murumva impamvu rero yitwa iyo myaka, niho ibizata agaciro iyo green card. Dukomeza, iyo tugiye kureba green card, dukoresha ino link ya dvprogram.state.gov, twarangiza tukajya aha check status cyangwa check result. Ntibize kubagora kuko ndaza guhita mbaha link iri direct irabageza kuri ino page ndiho, niyo mpamvu ntiriwe njya gutangira ku ntangiriro, kuko muri description y'iyi video harimo link irabafasha kuba mwahita mugera kuri iyi page direct. Iyo apurayinze 2023 rero aba bategereje result y'uyu munota, hano haza handitse 2025, haraba hari 2024, hari 2025. Aba ari imyaka ibiri ubundi itondetseho iyo ukwa 9 kutaragera. Iyo ukwa 9 kwamaze kugera hasigaramo umwaka umwe. Vuga ukwa 9 ni kurenga hazaza hasigaramo 2025. Tuwe dutegereje DV Lottery 2026. Iyo umaze gukanda hano, iyo ufite ya confirmation number wahawe ukimara kwa applyinga nkuko mubibona, ukanda uwo mwaka nyine ushaka kuza kureberamo rezilita. Muri hanganaho gatoya DV Lottery kugira ngo mbafashe. Hariya hari umuntu wari umbwiye ngo yabuze code DV Lottery 2025, ukaza hano electronic diversity visa ni dvprogram.state.gov, makande nindangiza bahita banzana hano bakubwira ngo check the link below the check 2020 DV 2025 and DV 2024. Barimo barategura ko DV Lottery uyu munsi irasohoka, ariko akenshi dutangira kubireba nka saa 12 kuri ino munsi ku itariki 9 z'ukwezi kwa 5 saa 12 z'umugoroba. Uyu munota rero iyo umaze kugera hano ukanda check status, hahita hazamo iri jambo welcome, ugahita ukanda continue cyangwa gukomeza. Iyo ugeze hano tuba tugiye gucekinga rezilita, murazibona nkuko nababwiye.
2024 uyu munota niyo iboneka. Ariko I think ko nimugoroba ibintu biba byamaze kujya mu buryo n'aba 2025 bari buze kubona resultat zabo. Ninjya mvuga imyaka ukumva umwaka n'utaha wumva impamvu nabivuze ko natangiye mbisobanura, kuko turi muri Divilotary 2025 niyo itegereje resultat. 2024 yazirebye mu 2023 mu kwezi kwa gatanu, izata agaciro muri kwezi kwa 9 2024. Iyo tumaze kugera kuri no page, hano ushyiramo code wahawe mu mwaka nyine waplayinzemo. Nababwiye ko iziri kuboneka 2024, 2025 nayo niboneka niko biza kugenda. Niyo mpamvu nababwiye ngo mukomeze muhanga amaso kuri YouTube channel yacu, mukande subscribe n'inzu yayimenyekanisha kugira ngo nidushyiraho procedure za 2025 bize kubafasha. Iyo arigera usanga abantu benshi cyane baribagiwe umubare wa confirmation number cyangwa ya nimero ibaranga bahawe ba playinga, uhita ukanda hano handitse forget confirmation number. Iyo kimara kuhakanda baguha wa mwaka uyu munota nabwiye ko harimo 2024, nihajyamo iby'uyu munsi aba playinze 2023 harayitajyamo 2025 uyikandeho. Uyu munota ngiye kubereka rero uburyo naba naribagiwe confirmation number ya 2024 nkaba nyishaka uyu munota. Ndahita nkanda hano 2024, hano mashyira family name and first name. Nshuti zanjye hano handitse last and first. Akenshi last name abantu mukoresha passport nimwe mubizi cyane, kuko abantu ba ID bo bakunda kwiyumvisha ko first name ari izina ry'icyongereza cyangwa ry'igifaransa cyangwa izina ry'inyamahanga cyangwa izina yabatijwe. Last name rikaba izina rya papa we yamwise. Negative. Hano passport mfite mu ntoki zanjye ariyo yanjye yanditseho ngo amazina uko bitondetse. Passport ibanza Mbishimimana Jonas, first name ni Mbishimimana, the last one ni Jonas. Muri kubyumva? Ariko ushobora kuba warakoze ikosa ukabanza Jonas nka first name cyangwa ukayita last name. Wowe icyo ugomba kumenya ni uko wabyanditse wowe waplayinga. Nimba waribeshyemo kubyandika, iri ni ikosa rishobora kubabarirwa sometime muri visa process application, kuko nyuma ya application hari indi form buzuza bita DS260. iyo umaze kuba selected, iyo form ugiye kuyuzuza yo iba ari seriye. iyo yuzuza ugomba kwibuka kwandika uko passport yawe yanditse, kuko niyo itangirwaho visa. Ubwo passport yanjye mfite hano, izina rya mbere ni Mbishimimana Jonas, Mbishimimana sorry, the last name ni Jonas. Ubwo abantu bafite amarangamuntu muri ubu kuntu mubigenza, mureba izina ribanza ni first name, the last ni iriheruka. Abantu bishinga abanyamahanga bo bitwa amazina abiri y'icyongereza, kuko ntayo iwabo bajya bagira uretse nk'abashinwa. Noneho ayo yose akaba ari icyongereza, akabanza iby'icyongereza. Ugasanga umuntu mu ma statement, mu ma CV, mu bindi bintu yandika I certify that Miss or Mr Jonas Mbishimimana. Negative. Iyo bandije Jonas bivuze ngo Jonas kuri passport yawe cyangwa kuri ID iba ari first name. Negative. Iribanza ni izina ryawe ribanza kuri passport. Ndumva ukantu gasobanutse abantu kunda kumbaza ngese ngo first name ngo wayicuritse ngese oya. Manzi umye passport yawe ukuntu yanditse. Ntago ari uko ubyimagina gusa ngo nuko yanditse mu cyongereza. Hoya. Icyo rero uhita ukora, last name mwayumvishe yanjye iri ngiri ry'icyongereza niryo riheruka kuri passport. The first name ni iri ngiri. Turi kumwe. Iyo nta middle name ugira, ukanda hano handitse ngo no middle name. Hino bagira izina rimwe twakita nka last, ukanda no first name. Tugakomeza. Hano ushyiramo itariki y'amavuko yayo uzi ko wanditse. Iyo wibeshye itariki y'amavuko wandika iyo wibeshye, ntago wandika iri realite, kuko baba bashaka guhuza systeme n'ibyo uri kwandika. Bivuze ngo menya neza nimba waribeshya amatariki, kuko nabyo nagiye bibabwira ngo iyo umuntu yibeshya amatariki ntagasubiramo ku applying, kuko iyo waplayinze kabiri bikaba duplicate n'ubundi uba disqualified. Better cyangwa ibyiza ni ukureka ayo makosa wasabumitinze ko namuntu wakwatse document
wazaba selected ukaba warekaramba muri NIDA ugashaka ukuntu tekinika ukabona ibyangombwa biriho imyaka ihura niyo wapurayingishije. Iyo niyo deal yonyine, aho kugira ngo wice application yawe usabumitinga inshuro ebyiri. Nanjye iyo bibayeho nkagira ikosa nkora, kuko ntabwo umuntu wese aba hadakosa, kuko na computer nazo zirakosa ubwazo, amarobot niyo agerageza gukora hafi 90%, ariko abantu perfectly ntabwo navuga ngo 100% ntibajya bakosa. Iyo hajemo bakayerera nanjye ubwanjye mbwira umukiriya avuga ati wowe tuza usenga Imana amahirwe azaze, namara kuza wenda umurazare ukuntu yabigenza ubone ID yawe na passport bihuye n'imyaka wibeshyeho muri system. Hano rero icyo ushyiramo nibyo wanditse ukora application. Roseti mu kwa karindwi rotrua 1900 okay. Hano ushyiramo email wakoresheje wa applying. My friend, ni ngombwa ko wibuka email yawe. Tugira abantu inama cyane, uretse twebwe dukora technique, nitwe tugira ama email menshi kubera ko ziba zikora akazi kenshi, ama YouTube n'ibindi bitandukanye. Ariko abantu professional baba mu zindi department beta gutunga email imwe nka email y'akazi. Abandi bantu ikintu ngunda kubabwira, amafone namba yanyu mujye mutunga amatelefone amwe, nimushaka kongeraho ayandi ariko mujye mufite professional phone number. Hari umuntu baza telefone ati iyo ntabwo nkiyibuka, bivuze ngo wagiye gukora email ukoresha telefone ntawe utahaye agaciro negative. Jya ugira professional contact, ama email, ama Twitter account, Facebook account, ariko uba ufite professional account n'ama password yazo ku buryo utabyibagirwa ibyo bintu. Bya bindi bitari professional wenda ujye ubyibagirwa, ariko professional ubyibuke. Uhita ushyiramo email wakoresheje applyinga, hakaza utu tuntu. Izi character abantu benshi cyane bakunda kuzinanirwa niyo turi kureba result cyangwa turi ku applying. Umuntu akakubwira ngo wari hano ndahashyira iki, ngo wese mani ngo ngiye ko hananiye. Bino bintu utari kubisoma neza ngo bigaragare, ukanda kuri tuno tuntu nka refresh, hakaza izindi text. Ubu haje izindi text, iyo ubonye utari kuzibona wongera ugakandaho paka haje izo ubona neza. Good, ibi birasomeka sibyo se? Nzandike muri kano gakesi, nindangiza nkande submit. Iyo kanze submit urategereza, bahita bakuzanira code. Iyo code itaje hari ibintu uba wibeshye igihe wari uri kuzuza iyi form cyangwa wayitinzeho. Uragaruka nanone ukareba nimba ari byo wanditse nabi cyangwa byaje mu tuerere. Akenshi hari igihe captcha arizo ziteza ikibazo. Ukagaruka ukazandika, ngenda ndabona ari byo C5 key M9Y, ugakanda iki submit, ukaza ukareba. Iyo ubonye bitahindutse, hari igihe iyi application nyikora naba naragize naracuritse amazina. Last name nkayita Mbishimiye Imana, nibyo uhita ugarukamo. First name nkayita Jonas, nkuko abantu benshi cyane bakunda bo kubyita. Nabyo uraza ukabihindura ukareba ko ayo mazina baba barayacuritse, ukabanza irya last name nka first name, irya first name ukagira last name, ugasubiramo ukareba. Hano nuba ugomba gucika intege kuko uba uri gushakisha ibyo wataye, kandi iyo ushakisha ibyo wataye ni ngombwa ko wicara ugahiga paka. Murabona ko ariko nabigenje, bahise baha amakode yanjye ya 2024. Muri kuyibona iyi application yabaye 2022. Urumva nawe nubikora ukabona baguhaye resulta, kuko resulta baguha bagita baguha ya nimero yawe wari ufite. Nubona bataguhaye resulta, umenye neza ko ushaka kuba waranditsemo imyirondoro nabi, wongera uhindura imyirondoro n'amatariki nuko bigenda, naho uragenda ugacekinga. Iyo bamaze kubiguhagurikira biza byiyujuje, noneho ya fomo duheraho tugiye gucekinga resulta cyangwa ibisubizo. Hano nanone bakagusaba gushyiramo ya mibare cyangwa twa tumenyetso dufite WNT8, ugahita ukanda submit.
directly result zawe bahita baziguha. Urabona hano handitse ngo based on information provided the entry has not been selected. Uyu nguyu aba atabaye selected. Iyo ubaye selected bahita bakubwira ati congratulations, you have randomly been selected to the next process. Ese iyo umaze kuba selected niho mise nirukankira mwumve n'impamvu nyine duhitamo kuba twakapurayinga green card. Iyo umaze kuba selected haba hasigaye iki Jona? Ubundi iyo umaze kuba selected nta bundi buryo buba busigaye ni ukwitegura kuzuza DS260. Ni form iba online, wuzuzamo amakuru ariko ukayuzuza wamaze kubona the hoster, umuntu uzakwakira muri United States na leta atuyemo, address zose z'uwo muntu. Mbibutse ko green card ntabwo iguha akazi, ntabwo ikugaburira, ntabwo iguha huba, ntabwo iguha amashuri. Green card ni visa gusa. Visa ni uruhushya cyangwa permission ikwemerera gutura mu gihugu cy'abandi kitari icyawe, nicyo twita visa. Ntabwo green card rero ari uguhabwa amashuri, ntabwo ari scholarship, nta nubwo ari work permit. Abantu benshi cyane bitiranya green card no kuba watsinze ugahita uhabwa buri kimwe cyose, ibindi bisigaye ni wowe ubyishakamo. Mbabwiye ko uhita ushaka umuntu uzakwakira, niwe uzaba uzagutunga, niwe uzaguha uzarara, niwe uzagufasha buri kimwe cyose. Uwo muntu ufata nka hoster. Ariko kubera ko abantu bapurayinga green card akenshi urumva ko n'ubu basaba amashuri, ntabwo ari wa muntu ushobora kugenda ahantu akicara. Nubwo hanze abenshi cyane bakora akazi twakita kabi, ariko kuri njye ntabwo kaba ari kabi. Akazi kabi nakataguhemba, cyangwa ko kwica umuntu, cyangwa ko kuroga no kugambana. Ariko akazi kose gafitiye inyungu rubanda, gafitiye inyungu igihugu, kaba kanduza umubiri, ubwo byo mvuga ni gutya nyine uvuga ngo watobye ibyondo, cyangwa wisize ivumbi, cyangwa wisize ifu, kaba kananiza imbaraga z'umubiri, kaba kananiza ubwonko, kuko nta na rimwe wakora ikintu kikoroheye. Abicara mu maofisi barabizi, abarwara amastroke, seminage n'izindi ndwara abenshi nabo mu maofisi. Ushobora gusanga umukarani wikorera ibiro 300 by'ibirayi, ubuzima afite buruta ubw'umuntu wirirwa muri ofisi yicaye imbere ya computer. Ariko umuntu yakumva ko umuntu akora igikarani, yakumva ko umuntu akora amasuku, yakumva ko umuntu yita ku barwayi, yakumva ko umuntu apakira amabisi, akumva ko umuntu abayeho nabi. First check the amount of salary. Uhireba wowe akazi ngo umuntu akora nakahe. Uko uyu munota uwakubwira ko wenda nuko mu bihugu bya Afrika kenshi umuntu ukora uwo twita man power ahembwa make cyane kurusha aba mind asset, abantu bacuruza umutwe nyine, bo bakorera menshi kurusha abantu baba man power muri Afrika. Ariko abroad, European country, United States, Canada, Asia and so, man power aba yinjiza amafaranga menshi kurusha abantu bakora mu maofisi. Kubera no muri umuntu nyine wapurayinze green card akenshi ababara urubyiruko nibo bari benshi cyane, cyangwa n'abagabo n'abagore ariko bagifite imbaraga. Ukuburyo abasaza ntabwo barwanira ibintu byo gutravalinga cyeka yafite amafaranga yiwe, ari umukire wubatse kofi. Ariko abapurayinga green card badafite amafaranga menshi ruba ari urubyiruko cyangwa abantu bakiri batoya. Iyo ugeze hanze rero uhita uhiga ubuzima. Iyo usanze umuntu akorera $40 cyangwa $50 akora amasaha 7 amasaha 8, ndakeka uhita wumva icyo bisobanuye. Niyo mpamvu abantu barwanira kujya hanze, cyane cyane kuri green card. Ikiza cya green card kindi, ubwo bivuze nihuta cyane kugira ngo mwumve impamvu dushaka hoster, atari uko bazaduha amafaranga. Abantu benshi cyane babazi ko natse na green card bazamuha buri kimwe cyose. Ntabwo uzajya ku muntu uzaguhostinga ngo mene nk'umurwayi cyangwa umukecuru ushaje. Ni ukugwa gusa aho uhengeza agasaya mu minsi ugezeyo, nawe ukawiga ubuzima mu gihe cy'amezi 3 cyangwa 4 cyangwa 5, ushobora kubonye ubundi buzima nawe ukajya kwikodeshereza aho uba. Hoster rero iyo umaze kumubona nibwo wuzuza DS260. Iyo umaze kuza DS260 habasigaye gutegereza interview.
igihe wabonaga resulta cyangwa nubona resulta ziri ko wabaye selected bahita baguha icyo twita case number, nimero iranga uwabaye selected. Izo case number nizo ziba considered mu kwinvitinga abantu muri interview. Ese interview ni iki? Bakubaza interview nk'ugiye mu kazi. Ese bakubaza interview nk'umuntu ugiye kwiga, interview y'umuntu ubonye green card cyangwa ugiye gusaba visa iba ari interview iteye ite? Ubundi interview y'abantu b'amaviza akenshi aba ari physical verifications no kumva mindset zabo za broad life. Akenshi ibibazo bikunda kuza ni ibyo kugaragaza proof z'ibyangombwa byawe. Murabizi iyo umuntu yapplyinze green card nta hantu yaploadinga diplome, ntaho ashyira passport, nta kintu na kimwe yaploadinga uretse kuzuza form agakora submission gusa. Iyo umaze gukora submission cyangwa wohereje ubusabe bwawe, utegereza resulta. Resulta zikaba selected, iyo form maze kuyuzuza uhabwa message igaragaza email ya kansara yo gusubmitinga document ziri notifiye. Ukazisikana, akenshi document zitajya zibura ni qualification level igaragaza amashuri wize, ni marital status igaragaza nimba warashyingiwe cyangwa utarashyingiwe cyangwa uri divorce cyangwa uri umupfakazi, ni igaragaza nimba uri single cyangwa utari single, ni igaragaza ko icyo twita cyangwa cy'amavuko, kandi ibyo byose uri gukora no kubana ukabibashakira. Iyo uri umuryango, umugore n'umugabo n'abana bose bashaka izo document. Ariko marital status n'amashuri cyane cyane ku wakoze application, ariko amanesanse aza ku bantu bose bazakugendaho kubera ko niyo agaragaza ko abantu ari abawe. Iyo dushaka kureba ko umwana ari uwawe tureba nesanse yiwe, papa we uri kuri nesanse, tukareba na papa we nimba bahuje amazina n'uri kuri nesanse certificate. Iyo wabyaye umwana nyuma ya green card nabwo nawe arajyana nawe. Nimba warashatse umugore cyangwa umugabo nyuma ya green card nawe agomba kujyana nawe. Ariko nimba abo bantu warabibagiye ukora application kandi bakaba bakwanditseho, nabyo bishobora kugira ingaruka kuba visa yawe yaba denied. Abantu ba applying bakabeshya amakuru mu byumve. Ushobora kubeshya ko uri single cyangwa uri mariye, wamara kubibeshya bajya kureba ibyangombwa uzanye bagasanga itariki yo kuba warabaye married cyangwa warabaye married before cyangwa warabaye married after, kandi muri system bigaragara ko wapplyinze ugaragaza kuri married. Nicyo twita interview. Interview ni cyo twagafata nka physical verification. Ibindi bibazo bazwa ntago ari bibazo bigoye cyane. Ikindi hari abantu nyine baba bavuga ngo ngasenga umuntu yabaye selected ngo ntaba yagiye negative, kuko urumva interview nk'ubu mfite abantu barenga 4 mu myaka yashize batagiye. Uwa mbere medical check up yajyanye muri interview yayikuye muri clinique zisanzwe hano mu Rwanda. Gasasira docteur niwe wemerewe gukora check up za travel abroad. Mbese ujya gushaka medical check up kwa Gasasira. Ibi ngibi muri video zikurikira nzabafasha kureba agaciro k'amafaranga byagufata kugira ngo green card yawe watsindiye irangire ugeze muri Amerika, kuva ku munsi wa mbere wabaye selected kugera ku munsi wa nyuma uri United States. Agaciro byagufata nzabaza muri video itaha mbakorera imibare y'uburyo utanga amafaranga. Ikindi, mbere yo kujya muri interview yo kwinjira ngo uhure na counselor, ugomba kumanza kwishyura amafaranga ya visa, kandi ku bantu bose bawe. Nimba uri single ni wowe wenyine, nimba muri family n'abagize family yose. Nabwo nzabafasha price ya visa ya green card amafaranga bishyura. Iyo umaze gukora interview rero uricara ugategereza approval. Iyo approval isohoka ikwemerera ko visa yawe yabaye approved cyangwa yabaye denied. Iba denied kubera ibyangombwa bidahuye n'amakuru watanze
cyangwa ibyangombwa bitari umwimerere, cyangwa wakuye ahantu hatemewe, nk'uko nyine iyo medical ushobora kuyikura mu bitaro bisanzwe bitari ibya leta, bitari byo kwa Gasasira. Yego, kubera ko wabeshye ko wize muri interview ukabura diplome, kubera ko wabeshye ko utize ariko ufite experience muri interview ukabura recommendation cyangwa ukabura contract, kuko murabyibuka ko harimo abize n'abafite experience mu yindi mirimo. Iyo bamaze kuguha rero confirmations ko visa yabaye approved, baguha amezi 6 yo kwitegura. Iyo amezi 6 arenze utaragenda kandi ufite visa yamaze kujya muri passport, nayo iba denied, ibaye expire. Bivuze ngo uba witeguye ukajya muri interview, ugategereza resulta zasohoka ayo mezi 6 nayo, kugira ngo ukusanye ubushobozi butuma uva mu gihugu iwanyu ugera muri Amerika. Green card iri legit, iri clear, ni real kandi ishingiye ku ambasade. Bivuze ngo rero ikintu wowe usabwa nta kindi ni ukuba ukurikiza procedure zose zishoboka. Ntihazagira abantu bababeshya bababwira ko bazabafasha kuba selected, kuko green card ubwayo ni random muri selected. Haprega miliyoni nka 25, nka 12, nk'icumi mu isi hose, havamo ibihumbi 55 gusa ni computer ibi selecting. Nta n'undi muntu wagufasha ngo umuhe amafaranga kugira ngo azagufashe ube selected. Ni US department yonyine ikora selection by computer. Rero ndumva makuru yibanze ya green card nyabahaye. Ubu ni ugutegereza ibijyanye na resulta hagati ya saa 12 na saa 12 n'igice. Ndakeka reba bimaze kujya hanze z'umugoroba. Abaza kugira ikibazo cyo kureba resulta cyangwa bakaza guhura n'imbogamizi, tuba duhari. Muri description y'iyi YouTube cyangwa iyi video murahasanga nimero za WhatsApp, mushobora kutwandikira. N'igihe cya application cy'umwaka utaha tuzaba turi kumwe. Twebwe turi gukora application, dukora uburyo bwo gusanga abantu mu ngo, kubafotora, tukanabakora application aho batuye iyo babishaka, cyangwa ubundi buryo bwo kwifata amafoto aho hantu muri, tukabaha standards uko amafoto muyafata, tukayikorera, tukabakorera application. Mbifurisha amahirwe masa abakoze application bose kandi n'abazagerageza mu myaka itaha. Ntimuzacika intege, kuko green card ni umukino, ni play and win. Niyo mpamvu bayita US DV Lottery. Lottery ni ijambo rivuga roto. Roto ni tombora nyine, ni tombora, na gakino. Ikiza cyabyo ntago byishyuza, uretse mu gihe uwitabaje abantu nkatwe bagufasha kugukorera application, niho bazakwishyuza 2, 5, 3, 10 bitewe naho bakorera nuko bakora akazi kabo. Ndumva rero n'ubundi 5 cyangwa 2 cyangwa 10 turinywera inzoga, turijugunya ahantu tutazi, tukabonera amafaranga yagiye. Uzagerageza amahirwe yawe paka, nta giciro cy'umurengera gikenera, no kugerageza amahirwe gusa. Igihe uzaba selected, Imana izashimirwe. Yari Mbi Jojo, naho ubutaha.